rwose mumbwire iki turimo ni iki. Muze kumbabarira nze kubaza abantu bamwe mumfashe kuko abantu bamwe muzobereye mu bintu byinshi hano. Kugira ngo tugire ikiganiro cyihuta tuze kubigira bigufi, ariko reka mbere kuri Olivier. Ibyo nabyihoreye. Yashatse aho abihungira ariko ndamwihoreye. Ahantu ujya hose, ibihugu byose ugiyemo, abantu uhuye nabo, mwe musanga ikibazo cyacu. Reka wenda mbivane ku Rwanda gusa mbigere bya Afurika. Abanyafurika ikibazo dufite ni iki? Ikaze nanone rero, karibu. Reka nongere mbahe ikaze kuri Rwanda. Jean Muhirwa. Shalom Bashem Elohim Eloheyi Avraham Yitzhak Yaakov ba Yeshua HaMashiach. Maze anachnu khrochim lilohot hayom. Uyu munsi tugiye kureba iki? Tugiye kureba ikibazo cy'Abanyafrika. Afrika ifite iki kibazo nk'uko abantu bari kwibaza hirya no hino. Ikibazo cy'Afrika gite. Reka nze nkibasubirize nkivimuzi mbereke ikibazo dufite, ibyo abantu bibaza, ibyo batekereza, byose nzi neza ko nyuma y'iyi video murabonamo igisubizo cy'ibibazo bya Afrika. Kamaze masuzero mu izina ry'Uwiteka Imana ishobora byose, Imana ya Abraham, Isaka na Yakobo na Muhirwa, Imana yanjye. Ikibazo cy'Abanyafrika kikaba gishingiye kuri iyo Mana tuvuga, iby'Imana yaduhaye tudakoresha, tudafite, ese byagenze gute? Ntabatinde rero, reka tubyinjiremo mbacire ku mayange. Abantu benshi bamenye ikibazo cya Afrika kuko bashakira mu mashuri, mu buvuzi, bagashakira muri za transport, bagashakira mu bintu byose, ariko Afrika yaburiwe umuti no kubera iki? Kuba bavuga ngo Afrika yaburiwe umuti no kubera iki? Ikibazo cya mbere rero Afrika ifite ni ukutamenya abaribo. Afrika ntago yizi turi bande, twavuye he, byagenze gute. Abantu bashobora kugira bati reka ibyo ngibyo bivanye. Ikintu nakubwira cyo nuko Afrika yuzuyemo ubwoko bw'Imana muri 12 abantu bakaba batabizi, bikaba byaragenze gutya. Reka nkwereke uko byagenze. Ibintu byose bijya gutera byatereye mu gutegeka kwa kabiri 28:48. Na mbere yaho Imana yabwiye ubwoko bwayo bw'Abanyafrika bw'abirabura, nimuba abantu banjye mugakurikiza amategeko yanyu mu gushaka kwanjye, nzaba Imana yanyu, namwe muzaba abantu banjye, kubw'ibyo muzabona umugisha. Ariko nimubyanga, reka mvuke Imana yababwiye. Gutegeka kwa kabiri 28:48 nicyo kizatuma muzakora ababisha Imana Uwiteka izabahagurukiriza, abateze inzara, inyota no kwambara ubusa n'ubukene byose. Ibi byose niko byagiye bigenda. Tumaze gutatira Imana igihango, twagiye ishyanga, tujya shuri, tujya Babuloni, tujya mu Baperisi, tujya mu Bagereki, tujya mu Baroma. Baraduhererekana kugeza buriya bucakara bwabo muri Amerika muri 619 babavanye muri Afrika nyuma y'isenyuka rya Yerusalemu. Bamaze gusenyuka urusengero rwa kabiri muri 70 AD ejo bundi. Niko byagenze. Bose rero benshi bahise baza muri Afrika, akaba ariyo mpamvu ubona muri Afrika hari ubwoko bwinshi butatanye, ariyo mpamvu bwa bwoko 10 bavuga bwaburiye muri Afrika. Uwiteka Imana yari imaze kubabwira ngo nimwanga kunkurikiza, nzabateza umubisha abambika iminyururu y'ibyuma ku majosi kugeza abanogonoye. Niko byaje kugenda nk'uko ubibona aho ngaho. Batwambika iminyururu, bamaze kutwambika iminyururu batujyana mu bucakara, tubaho noneho ibihugu byacu byose barabyigabiza. Nuko nguko abakoroni baje, bamaze kuza rero basinyiwe n'umupapa wariho, Papa Alexander wa gatanu niwe wabasinyiye. Noneho baza bakora ubucakara, bamaze gukora ubucakara baratwigabiza, batugira ingaruzwa muheto, tuba abantu bakoroni bacu, tuba abacakara babo kugeza amaginga ya. Byaje kugenda gute rero? Uwiteka aravuze ati
nimurira mukarira mukagarika Uwiteka, nibwo nzibuka gahunda n'umugambi n'amasezerano mfitanye n'abakurambere banyu, noneho nongere mbagirire ikigongwe, mbagirire ibambe, mbasubize ubutware. Nibyo biri kuba rero. Niyo mpamvu ubona no muri Afurika abantu bose batangiye kwibaza dufite ikihe kibazo. Kuba dutangiye kwibaza dufite ikihe kibazo ni ukuvuga cya gihe ya myaka y'abanyamahanga Uwiteka Imana yagennye iri kurangira. Niyo mpamvu turi gukanguka. Ni kamere, niko twarimwe. Ni iki kibazo? Impamvu abantu twari kumwe mu myaka 50 ishize ku rwego rumwe, 60 bo bagiye, twe tugasigara muri niki magambo make. Mbwira gusa niba utanumva bigutwariye umwanya kubitekereza, nta kibazo, nta mwenda, uzaba ubimbwira, uzanyohereze message ubwire turasaze. Murakoze Your Excellency. Ikibazo abanyafrika dufite ni ikibazo cy'imico mibi ijyanye n'imiyoborere, natwe tukageza aho tukumva ko ariko tumeze, ko ariko tugomba guhoraho, ku buryo niyo bakoroni baradusigiye ubukungu bugeze ku rugero runaka, ugasanga nyuma yaho ahubwo igihugu gitangiye kumanuka mu by'ubukungu, kuko hari ruswa, hari kutumva yuko igihugu ari cyacu, ko tugomba kwiteza imbere, ko tugomba guhora mu bukene, ku buryo ndetse hari n'ibihugu bya Afurika biba graduated bikava muri bya bihugu bikenya bya LDCs, byagiye mu cyiciro cyisumbuye, ahubwo bikajya kulobinga ibindi bihugu ngo tubyange, ngo bashaka kuguma bakennye, kuko nibazamuka bazishyura amafaranga menshi kurushaho muri UN, bazagira avantage batari bafite, avantage bari bafite bagiye kuzitakaza, ku buryo rero usanga hari ibihugu nk'ibyo ngibyo byumva ko avantage ubwo zikaba ari izihe? Avantage yuko babahera ibintu busa, babahera ibintu busa, bacuruza ku busa, ntihagire, bakumva ko ariko bagomba guhora bameze, ntihagire n'iyo pride yo kuvuga yuko no kuva mu bukene ari ikintu cyiza, kandi bagomba kubishyiraho the means yo kugira ngo badutere imbere. To the brave youth of Africa, to my fellow leaders, to the heart of our continent, our communities, and to every African living across the world, this message is for you. Africa is not poor. We have been made to believe we are poor, but the truth is, Africa is the richest continent on earth. We have what the world dreams, like gold, diamonds, oil, fertile land, clean water, 12 hours of sunlight every day, and ecosystems full of life. Yet, our people suffer in poverty, our children go hungry, and our youth leave home, searching for dignity abroad. This must end. Sharire muri Uganda nguheruka kera, reka nawe wakoze muri Foreign Affairs, wahuye n'abantu, wabaye muri Amerika, wabaye banye n'Abanyafurika benshi n'Abanyaziya, rwose akamenyetso niyo kaba ari kamwe gusa, dufite iki kibazo tugishakira umuti, naho ubundi karabaye. Ikibazo nge mbona twigeze no kukiganiraho mu kiganiro twagize, ikibazo ni ubuyobozi bubi. Tugira abayobozi bikunda badakunda abo bayobora. Nicyo Olivier yavuze, mu by'ukuri buri impamvu banga ko bagraduatinga ni ukugira ngo bakomeze babone ayo mafaranga basabiriza atagera kuri ba bandi babakene, bayasabirize bayitwarire, kuko ntibakunda abo bayobora. Mbona ari cyo kibazo gikomeye, abantu ntabwo bakunda abo bayobora, bajya mu buyobozi bashaka kwikiza. Ubundi umuyobozi nyawe arya nyuma, leaders eat last, ariko dufite abayobozi who eat fast kandi ntibasigaze. Nicyo kibazo dufite muri Afurika kinini, barya fast and alone bonyine, bagira uwo basigira.
numva icyo ari cyo kibazo gikomeye kuruta ibindi. icyo ni ikibazo kirahari kirumvikana. To my African brothers and sisters, freedom is not just a flag or a national anthem. Freedom means building our own roads, controlling our own resources, teaching our own history, and shaping our own future. For too long, others have used what belongs to us to grow rich. They take our minerals to power their industries. Our cocoa makes their chocolate, our oil fuels their cars. Yet our people walk miles for water. Our farmers struggle while foreign companies harvest our land. To the youth of Africa, you are not just the future, you are the present. You are the energy, the voice, the courage that this continent needs. Rise with knowledge, with skills, with love for your land. Gukanguka rero kwibaza ibibazo, Afrika yagomeye iki Uwiteka? Urumva ko Afrika yagomeye iki Uwiteka? Bihita bisubira kuri kwa gutegeka kwa 2:28 hasubiramo ko nitwibuka Uwiteka tukamumenya nanone muri ayo mashyanga tuzaba turimo hirya no hino, nibwo Uwiteka azongera kutwigaragariza. Akabona ibyo bibazo biri muri Amerika, biri muri Israel, biri muri Afrika, kuko byose bigomba kubera isi yose icyarimwe, noneho kugira ngo ubwoko bw'Imana bubyuke buze hamwe, ari cyo gisubizo cy'Afrika. Niyo mpamvu abantu baragerageje, bakome kuruma, ba Mandela, bande bose ba Gaddafi baragerageza, no ntibishoboka, kubera ko ni gahunda, ni isezerano ry'Imana yahanye n'ubwoko bwayo ko nituyumvira izadukiza, nitutayumvira bizabaho ngaho kugeza yongeye kwibuka rya sezerano nagiranye na Abraham kera, akaba ryo rizaturokora. Nuvuga ngo rero turi kwinjira muri ibyo bihe byo kongera kurokorwa kugira ngo dusubirane ubutware. Hano rero nkuko ngusobe mu gutegeka kwa 2, ikindi gitera Afrika ubukene niki? Gukorera abazungu aho gukorera abaturage. Abantu bagiye batinyuka babivuge, kuko umuzungu araza kuteza ibibazo, kamukorera, kamusahurira, abantu bakamusahurira, ariko bakibagirwa abaturage babo. Dufite za gazi, dufite amabuye y'agaciro, dufite za petrol, dufite ibiki byose, ariko tukaguma turi abakene kuko turi abayobozi. Ngiye kubikubwira mu kanya, batwiba inshuro 3. Badutwara ubukungu, bakagenda bakabukora, bamara kubukora bakabitugarurira, bakabitugurisha kuri menshi, bakadufataho n'inyungu, noneho byahumira ku mirari, bakaduha izo nguzanyo zabo z'imyaka 40. Imyaka 50 y'inguzanyo, ni ukuvuga ngo ntuzapfishyuye, ni ukuvuga ngo uguma uri muri yo zunguruka imyaka 50 igashira, noneho za nyungu zikaba zararuse kure loan baguhaye, inguzanyo baguhaye. Wajya kureba ugasanga ya nguzanyo uzayishyura 3-4. Ariyo mpamvu bakubwira ngo inguzanyo bayivanyeho, kuko muri ya myaka 50 ya nguzanyo baguhaye nimba ari ya miliyari, wamaze kwishyura miliyari 10. Urumva ya mafaranga yishyuye inshuro 10 zirenga, izo nshuro 10 zagombaga kuzamura abaturage bakaba bageze ku rwego rushimishije. Niyo mpamvu wibaza uti, abantu tukibaza tuti Ubushinwa, za Korea twari kumwe mu myaka 40-50 ishize, badusize gute? Nuko abazungu barebye gute? Baravuze bati reka inganda tuzijyane muri biriya bihugu. Rero bazijyanye mu Bushinwa, bazijyana muri za Korea, bazijyana muri za Bangladesh, mu Buhinde, ahantu nkangaho. Afrika barayireka. Kuki Afrika bayireka iteka niba yihizo nganda, niba yibiki, ahubwo bakomeza batuvanaho ubwo bukungu twari twifitiye, amafaranga byose? Nukubera iki? Nukubera byasezerano riri muri Bibiliya. Bazi neza ko Abanyafrika abirabura b'ubwoko bw'Imana, ko nituramuka tugize ingufu z'ubukungu tuzahita twibuka nabo turibo, that will be game over. Bizatubiba game over. Barabizi neza, babizi neza. Niyo mpamvu rero bagomba gukora kubashoboye bakagumisha mu bukene buhoraho bw'akarande, kugira ngo none utibuka uriwe. Ari nayo mpamvu wakwibaza uti, kuki mu bihugu bya Afrika ariho hari sida honyine? Byagenze gute? Ibyo n'ibindi byinshi twakwinjiramo kabikubwira, abenshi nzi ko mumaze kubimenya uko byagenze, na biriya bintu bigenda biza. Noneho Umunyafrika ntabwo muri yo zunguruka ibibazo, indwara, ubukene, inguzanyo, ubutindi, ibintu nk'ibyo byose, noneho ahubwo bakabateza no kwicana, kurwana. Urumva? Nuvuga ngo bakumena nk'inshuro 4-5, umbwire ngo uzajya kuzamuka ugere ku bukungu bwo hejuru nk'uko bameze. N'ibintu bidashoboka. Nuko uko rero babigenza, nibyo wumva Ibrahim Traoré navuga, aravuga turi igihugu kimwe, dufite ibihugu 54, tuze hamwe ko turi hamwe,
abo bantu ntabwo badushobora. Icyo abantu batazi rero ni iki, nuko urugamba Afurika, abanyafurika bariho ni urugamba rwa Satani n'Imana. Umaze kubyumva neza ukabimenya ukabisobanukirwa, ukamenya ko iyi si twayijemo ntacyo dufite kandi tuzayivamo ntacyo tujyanye. None abantu bose tugakora ugushaka kw'Imana, tugatera imbere kugira ngo ukwa gushaka kw'Imana kuri mu ijuru kuze mu isi, ari uko tumenye abo turi bo n'impamvu turi hano, nibyo bizatubatura kuko ukuri kubohora imbohe. Bitabaye ibyo Afurika izaguma muri zunguruka, bizakimurwe na cyagiye Imana yagennye cyuko ubutware bw'abanyamahanga buzabavaho. Ariyo mpamvu Amerika iri kugwa gahoro gahoro, bizagenda ukuntu abantu benshi batazasobanukirwa. Ubutware bugaruke muri Afurika nuko bizagenda, kandi ntago biri kera. Nibyo abazungu barwana nabyo, ababizi barabizi, ababimazemo imyaka barabizi, abatabizi bari bashya. Namwe mubishakishe mubirebe, niyo mpamvu Afurika iri kuzamuka buhoro buhoro, abanyamahanga b'abazungu bakagira ibibazo. Reka turebe indi mpamvu bitera. Gusahura ubukungu bw'igihugu ntabwo navuga abayobozi b'Afurika gusa. Abazungu nuvuga ngo baraza bagasahura ubukungu bw'igihugu banyuze mu makompanyi yabo. Ariyo mpamvu ubona Magufuli yabitambitse, ibyo bamukoze barabibona. Nuvuga ngo amakompanyi ya Africa companies arizo zigize access ku bukungu bwa Afurika, zigatunganya ibyo bintu, zamara kubitunganya kandi nazo zibigurisha ku biciro by'isoko mpuzamahanga. Ni ukuvuga ngo igihugu cya Afurika gifite ubwo butunzi nicyo cyahungukira. Dufate nk'urugero rwo muri Cameroon, harageze ko ngo beza ibitoki byinshi cyane, ariko ibyo bitoki byose bikontororwa n'amasosiyete yo muri France, mu Bufaransa. Dufate za Congo, amabuye y'agaciro yaho, dufate ibintu byinshi cyane. Nzi neza ko abayobozi muri Afurika barabizi, ariko kwa gusahura no kuvuga ngo iki, no kuvuga ngo abayobozi ba Afurika n'abazungu batuviraho indimwe. No kuvuga umuzungu nyine araza kukubwira ngo ndaguhaya, nawe nanjye sigarananya, dukomeze none dukore business. Niko bimeze. Ariyo mpamvu mva Traore yabimenye, kuko ntawe ubijyana. Bamobutu tuzi aho banyuze, ba Gaddafi ubutunzi barafite bose, benshi barafite ubutunzi bukomeye cyane, baragiye byose arabisiga. Ukorera umuzungu kwa mukora ko byagenda kose, abaza amabanga mufitanye, abazi byose, byanze bikunze ntatuma urama. Niyo mpamvu rero uzi ubwenge yareba ukuntu atangira gusaranganya ubutunzi n'ubwiza bw'igihugu mu baturage, n'abaturage bakazamuka, kuko abaturage baguhaye ingufu. Nko muri Burkina Faso, urabona Burkina Faso, Ibrahim Traore afite ingufu kubera ko abaturage bose bamuri inyuma, bamaze kumva umwanzi wabo ninde. Umwanzi wa Burkina Faso, umwanzi wa Afurika ntago ari ubukene, abenshi barabimenye ko umwanzi w'Abanyafurika udashaka Afurika izamuka n'abazungu. Kandi abazungu mu bihugu byabo, wakwibaza ute nk'igihugu Niger gifite uranium icanira Ubufaransa igihugu hafi ya cyose, bakaba batagira umuriro. Ibyo wabyibaza gute? Ufite amazi yuzuye imigezi n'imigezi, ariko ukanywa ibirohwa. Ngatekereza nabyo ni ingero mba nguhaye. Ibyo bintu rero iyo utarabyumva, wumva umenye uwo uri we, umenye uko wageze muri izo gahunda urimo, ugarukira Uwiteka Imana. Umuntu wese udakozwe ijambo ry'Imana, mbikubwire ni ibintu abantu twagiye twerekwa ikibazo cya Afurika uko bimeze. Ari nayo mpamvu iriya minyururu ikituri ku ijosi yagiye mu bwonko, noneho izatuvaho ari uko twibutse ijambo ry'Uwiteka Imana ishobora byose. Nkakubaza ni ufite imyaka ingahe? 30, 40, 50, 70, 80, yewe se n'ijana. Wari wafata umwaka n'uyu n'umwe ngo usome ijambo ry'Imana wumve birimo? Iyo umaze kurisoma ukashyira ku mutima wawe, bwenge bwawe n'imbaraga zawe zose, ugashaka mu maso h'Uwiteka ukamenya ukuri, nzi neza ko ntago waba ukibaririza ibibazo by'impamvu Afurika iri mu bukene. Afurika dusigaye nyuma kubera ko twanze kumvira Uwiteka. Ni ikintu kimwe gusa, one word, kutumvira Uwiteka nicyo kitugejeje aha. Ariko tugenda tugera muri generation zigenda zibuka Uwiteka ko ari we waduhanze, ari we turemye, noneho tugobotorwe ubwo bukene. Indi mpamvu rero nayisobanuyeho, nayivuzeho, ni ya myenda, kwa kudusahura, izo nguzanyo,
baguha. Ni ukuvuga ngo bakwiba ubutunzi bakabutwara iwabo bakabutunganya bakabukugarura ku giciro gikubye inshuro 4-5 ukakigura ukagura icyo kintu bazanye, warangiza bakaguha imyenda, waba udashoboye kuzamuka bakaguha izo nguzanyo n'imyenda, bakakubeshya bakubwira ngo aya ni amafaranga akajya he? Babayobozi bavuze haruguru badakunda igihugu badakunda iki bakayishyira mu mifuka yabo, umuturage agasigara ahanganye n'inzara kubera ko adafite icyo arya, adafite icyo ashyira mu muryango we, bwa bukene bukabazunguruka bukaba akarande. Nuko bigenda. Niyo mpamvu icyanyuma rero ngiye kurangizaho kudakunda igihugu. Muri Afurika abayobozi benshi bibeshya ko bakunda igihugu ariko ntabwo bakunda igihugu. Uramutse ukunze igihugu cyakabaye icyo ushyira imbere. Aho abantu benshi bagenda kankwereke mbere Amerika nuko imaze gucikamo ibice byinshi, abanyamerika bakundaga Amerika n'umutima wabo wose aho gukunda Imana. Jya mu bihugu bya Scandinavia, za Denmark, urebe za Sweden, urebe Uburusiya. Waganiye n'Umurusiya, wari waganira n'Umurusiya ngo wumve, wari waganira n'Umudarama ngo wumve, wari waganira n'Umunyamerika nyewe ngo wumve, wari waganira n'abaturage bo mu bihugu by'Iburengerazuba ngo wumve. Reka nguhe urugero rw'Abarusiya, Abadanwa n'Abanyamerika bataracikamo ibice. Gukunda igihugu kwabo sinzi ko hari umuntu ukunda Imana nk'uko abo bantu mvuze bakunda ibihugu byabo. Haramutse habaye Abanyafurika bakunda Imana nk'uko Abanyamerika, Abarusiya, Abadanwa bakunda ibihugu byabo, Afurika itinduka nk'uko mvugiye aha nk'akanya ko guhumbya. Ariko icyambere cyo nize neza nkashungura mu byo maze kwandika, mu byo maze kwiga, mu byo maze gusobanukirwa byinshi, maze kubona ko Afurika yibeshya kwiza Imana cyangwa ikunda Imana, ariko nta n'uyu n'umwe ukunda Imana. Abaroma 3:10. Reka magusomere niba ugira ngo ndakubeshya, gusomere Abaroma bigiye gutuma mpita amasoma. Abaroma 3:10-18. Reka nze mashake Abaroma kuko nibyo bihita bikwereka ishusho y'Abanyafurika. Abaroma 3:10 kugeza kuri 18. Kuko byanditse ngo nta ukiranuka n'umwe, nta n'umukiranuka, nta umenya, nta ushaka Imana. Abo ni muri Afurika, mu Banyafurika. Abazungu tubareke kuko nta n'isezerano begize bagirana n'Imana. Burya abantu benshi bibeshya ko Imana ari ya bose, Imana ikunda abantu bose. Niko babyibeshye, niko bababwiye, nibyo babakizemo. Ariko Imana, Kristo ubwe yaravuze ngo naje gushakisha intama zo mu bwoko bwayo bwazimiye gusa. N'ibindi bintu twakwinjiramo nkabigusobanura nkakwereka idini naryo ukuntu rigira gahunda n'umugambi mbisha mu koza Abanyafurika ubwonko bwabo, nabyo bakoresheje idini. Ibyo n'ibindi nakubwira nakwinjiramo nkabikubwira, ariko ntabwo ari byanzanye uyu munsi. Ariko reka ngusomere hano wumve. Nta umenya nkuko byanditse ngo nta ukiranuka n'uyu n'umwe, nta umenya, nta ushaka Imana, bose barayobye, bose bahindutse ibigwari, nta ukora ibyiza n'uyu n'umwe. Umuhogo wabo ni imvi irangaye, baganishije indimi zabo, ubusagwe bwabo bumeze nk'ubw'incira buri mu minwa yabo. Ubusagwe bw'incira buri mu minwa yabo, akanwa kabo kuzuye ibitutsi n'amagambo abishye, ibirenge byabo byihutira kuvusha amaraso. Intambara z'urudaca muri Afurika kwirirwa bavusha amaraso gusa. Kurimbuka n'umubabaro biri mu nzira zabo, inzira y'amahoro ntibakakimenya. Kubaha Imana ntikuri imbere yabo na gato bibaho. Reka ngusubiriremo impamvu Afurika ifite ibibazo abantu ntibabyumve. Nk'uko byanditse ngo nta ukiranuka n'uyu n'umwe, nta umenya, nta ushaka Imana, bose barayobye, bose bahindutse ibigwari, nta ukora ibyiza n'umwe. Umuhogo wabo ni imvi irangaye, bariganishijwe indimi zabo, ubusagwe bw'incira buri mu minwa yabo, akanwa kabo kuzuye ibitutsi n'amagambo abishye, ibirenge byabo byihutira kuvusha amaraso. Kurimbuka n'umubabaro biri mu nzira zabo, inzira y'amahoro ntibakakimenya, kuko kubaha Imana Uwiteka ni kuri imbere yabo.
ibyo nibyo bitumye Afurika irahiri. Twateye umugongo Imana nayo idutera umugongo, ariko dusezeranya ko nituyibuka twongera kwibuka abo turi bo izongera kudusubiza ubutware. Nibyo bigiye kuza, nibyo bigiye kuza. Niyo mpamvu ubona ibintu byose abazungu bakora bahanganye nuko tutongera kubyuka ngo tuze imbere tuze hejuru. Bazi ko nitumara gusobanukirwa tukamenya abo turi bo, to be game over. Ngicyo rero igituma Afurika iri ahiri, abantu bakibaza, bagashakira mu bukungu, bagashakira mu burezi, bagashakira ahantu hose, ariko impamvu nyamukuru turaho turi ngiyi. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom shalom, todaraba tov miyo.